mugiranye iyo longevity imyaka 10 longevity uko tuzi muri ibi bintu umwe ashobora kuba hari periode wenda hazaga nk'abantu runaka bati turagushaka twagutwara se watwemerera ukaza kuri iki gitangazamakuru ibyo bibamo mpamya ko Fuad hari abamukoraho izati mwembi Radio Rwanda yarabashatse mwembi ndabizi ko babashatse kuki mutaje we ahubwo ari no Fuad ngo bamushatse wenyine nyine bajya bashaka mu bitandukanye Radio Rwanda yamushatse uko Radio Rwanda yamushatse kuki mutaje icyo nicyo rero cyako mutubwira ubwo bahite banabijyanane cyangwa kuri Radio DC mwembi mwaviremo mujya kuri BN kuki umwe atasigaye kwa Nyagahene mwabaye umwe mu cyo kwibaza byashoboka ko hari umwe wagenda agasigunde icyo kintu mugiye kugihuriza hamwe dore kuri icyo kintu Fuad igicumbi Fuad nibatandukanye nkuko bivuga koko byarabaye nubwo nyine nta mentioning ngo no boss yu cyangwa uyu ariko jewe umuboss twahuye anshaka namubwiraga ko ntacyo yaba twaye yego ndamutse ngiye ngenyine yego rwose uwo muni bari umuboss ubizi ubwo twaganiriye yambwira ati naguha akazi namwe ni ngenyine ntacyo waba utwaye niba ari n'ubushobozi bukugonga banza wubaka ubushobozi bw'igihe nzazana n'umuvandimwe wanjye kuko reka muvugeho gatoya hari ibintu byinshi nungutse ntari nzi kubera we donc yambereye umwarimu ku buryo nge numva noneho kumusiga ngiye ku giti cyanjye gutandukana nawe naba ntakaje umwarimu wanjye kandi ndacyakeneye kwiga icyo ni icyambere ikindi cya kabiri ariko hari n'uburyo bwo kubaha akazi n'uburyo mugakoramo n'umufatanya bikorwa mwiza n'umupatina mwiza rero kumbwira ngo Ben ngwino nguha akazi naranzonze sinzi ko zabishobora akambwira ngo ngwino nguha akazi koko ngashogoshera nkagenda ngiye nyine nshobora kuzima donc jewe mba mwiza kubera ko ndi kumwe na Fuad uba mwiza kuko ndi kumwe na Fuad ikintu gikomeye kabisa so nicyo kintu cyagiye kibitera aho uzi hose bashobora kuba baranshatse nicyo cyagiye gituma ntagenda ahubwo uti Gicumbi ntari kumwe na Fuad na BNB kujyayo nuko nari mbizi ko na Fuad azajyayo